Good afternoon. My name is Divine Shema. I'm coming from Rwanda. That's where I was born and raised. I have 21 years old and I'm coming from a family of 6. I have 4 sisters and 1 brother. I have my mom and dad. And my hobbies, I like watching movies and swimming. Thank you so much. Muraho neza nshuti zanjye mwese mukurikirana YouTube channel yanjye ariyo Teacher Divine. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Nongera kubashimira ko mukomeje kunyereka ubufatanye bwanyu mu byo nkora, muri comment, mu bitekerezo mu like no muri views. Ndabashimira cyane nkuko nabibasezeranyije. Rero uyu munsi wa none tukaba tugiye kongera gutangira kwiga cyangwa gukurikiranira hamwe isomo rya kabiri. Nkuko mwabibonye isomo rya mbere ari ryo greetings and response, tukaba twararirangije. Nshimira abakoze umukoro nabasigiye, abatarakoze umukoro nabasigiye musubire inyuma mugenze mukoro umukoro, mwandike muri comment cyangwa aho dutanga ibitekerezo kugira ngo mbone koko mukurikirana, nge mbasha kubakurikiranira hafi. Ndetse nawe waba uri mushyashya ari ubwa mbere urebye kuri YouTube channel yanjye, ndagushimira cyane ko ufashe umwanya ukareba. Ngusaba ngo ukore subscribe aho ngaho handitse mu ibara ry'umutuku hasi, ukore kunzogera ifite utuntu tubiri ku mpande kugira ngo ninzajya nsohora video nkayishyira kuri YouTube ujye uba mu ba mbere babasha kuyibona, ukurikirane ntucikwe kuko mbafitiye byinshi cyane kandi bizafasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi wa none rero tukaba tugiye kwiga isomo rya kabiri. Iryo somo rya kabiri akaba ari ibintu bigendana n'ibyo twize ari byo greetings and response, kuko urabikoresha cyane mu buzima bwa buri munsi. Mu yandi magambo nibyo bintu bidufasha kugira ngo ube wanivuga. Ibyo tugiye kwiga ni ibintu bigufasha uko wakivuga. Ese ugiye muri interview, ese uhuye n'abantu bakakubwira ati ivuge, ese wakivuga gute mu rurimi rw'icyongereza? Ibyo bintu rero nibyo no munsi tugiye kuza kugenderaho, ari byo nise self presentation. Self presentation mu magambo y'ikinyarwanda bisobanura uko wivuga, kwivuga nyine, kwivuga wowe ubwawe, kwivuga ukavuga. Mu kwivuga harimo amazina, aho utuye, imyaka yawe, ese uturuka mu muryango w'abana bangahe, ese ufite papa na mama cyangwa ntabo ufite, ese ni ibihe bintu ukunda. Ibyo nibyo bintu tugiye kurebera hamwe uyu munsi kandi ndizera ko biri bubagirire akamaro. Mureke dutangire kandi mukurikirane, nizera ko muri buze gukora homework nkuko nabibasabye. Mujye mukora homework, mwandike hariya muri comment kugira ngo bimfashe kumenya ngo uyu munyeshuri wanjye ndamukurikirana gutya, ndamufata gutya. Bizaza bimfasha kandi namwe bizaza bibafasha kugira ngo mubashe kumenya ikigero mugezeho. Murakoze cyane. Nkuko maze kubibabwira rero tugiye gutangirana n'isomo ari ryo self presentation. Self presentation mu magambo makeya ni ukwivuga. Iyo ugiye kwivuga hari ikintu cya mbere ugomba kubanza. Ntabwo ari ukwivuga ari ibintu bipfuye kujya aha ngaho ukavuga ngo oya. Ni ukuvuga ngo kwivuga bigiye biri step by step, icyiciro ku kindi, nyine intambwe ku yindi, step by step, kugira ngo umuntu uri no kwibwira avuge ati uyu muntu kabisa afite self confidence. Self confidence nicyo twita icyizere, ndetse azi no kwivuga neza. Rero reka uno munsi ari byo tureberaho. Nkuko mbibabwiye turatangirana nuko umuntu yipresenta cyangwa avuga amazina yiwe. Hari uburyo bugiye butandukanye, ariko mbere y'uko ubwo buryo tubujyaho, ntabwo iyo ugiye kwivuga uhita ugena ngo wenda n'urugero uvuge ngo nitwa Divine. Oya, ntabwo ari uko bigenda. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kwivuga urabanza ugasuhuza abantu. Mboneraho no kubwira niba umuntu uri hano, niba utararebye uburyo utazi ukuntu wasuhuza umuntu mu rurimi rw'icyongereza, wareba video ya mbere yabyigisha ariyo greetings and response. Uyu munsi rero byo nukubicishaho amaso kugira ngo twiyibutse, ntabwo turabivugaho cyane.
ni ukuvuga ngo twarebeyeho uburyo bubiri formal and informal. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye gusuhuza umuntu tugiye kwipresenta ni byiza ko dukoresha formal greetings. Formal greetings rero ariho hari hello, good morning, good afternoon, good evening. Bikaba ari na byiza wongeye izina ry'umuntu cyangwa izina yitirirwa bitewe n'ibyo akora. Ubwo rero reka dutangire. Nkuko maze kubivuga ngo iyo ugiye kwipresenta urabanza ukivuga ukabanza ugasuhuza abantu, ukabavuga good afternoon, cyangwa ukabavuga good morning, cyangwa ukabavuga hello, cyangwa ukavuga good evening bitewe n'igihe ugiye kwivugiramo. Noneho iyo urangije kwivuga niho hahandi hahita hagera kwivuga amazina yawe. Kwivuga amazina yawe rero dufite uburyo bune nateguye bwabereka uburyo mwakivugamo, aribwo dufite hari uko waza ukavuga ngo I'm divine, cyangwa ukahita uvuga ngo I'm called divine, I'm called divine. Cyangwa ari umuntu uri kugupresenta, birashoboka ko ari umuntu wundi waba ari kugupresenta akahita avuga ngo this is divine, this is divine, mbega ari kugupresenta. Hakaba n'ikindi wavuga ngo my name is divine. Ni uburyo bune, hari I'm divine wivuze neza I am divine. Noneho hakaba n'ubundi uvuga I'm divine, I'm divine urumva iba yavuyeho, ngira ngo murabibona ni iri byanditswe nkuko mubibona hano ni byanditswe mu ibara ry'ubururu. Bya kabiri I'm divine. Icya gatatu ni this is divine. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ni umuntu burimo uragupresenta aravuga ngo this is divine, icyo gihe ntabwo ari wowe uri kwipresenta. Hakaza n'ikindi cya nyuma aricyo kiri mu ibara nabwo ry'ubururu, murakibona ni icya kane, aho uvuga ngo my name is divine. ubwo buryo nibwo wakoresha. None iyo uvuye kwivuga uhita uvuga aho ubarizwa, ese uherereye he, uyu muntu aturuka hehe, bikaba byiza ko ababasha kumenya ngo uyu nguyu ndamutse mukeneye namukura ahangaha. Noneho nabwo hari uburyo bugiye butandukanye wakoresha. Ushobora kuvuga ngo I'm from, nturuka, mu yandi magambo nturuka. Niba wenda ari abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye, ushobora kuvuga ngo I'm from Rwanda, nturuka mu Rwanda. Cyangwa ukaba wavuga ngo I come from Rwanda, I come from Rwanda. Ni cyakabi I come from Rwanda. Cyangwa ukaba uturuka mu Burundi ukavuga ngo I come from Burundi, I'm from Burundi. Sibyo? Noneho habakaba n'ubundi buryo wakoresha bwa gatatu, hari bwo uvuga ngo navukiye nanarererwa ahangaha. Niba wenda ngiye nka Divine navukiye mu Rwanda ndererwa no mu Rwanda, navuga ngo I was born in Rwanda and raised in Rwanda. Mu yandi magambo ni navukiye mu Rwanda nanarererwa mu Rwanda. Urumva ko ni ibintu bibiri bifatikanyije, ni ibintu byiza. I was born in Rwanda, I was born and raised in Rwanda. Cyangwa I was born and raised in Burundi. Ndumva byumvikana. Ikindi ushobora kuba waravukiye mu Rwanda ariko atariho warerewe, wenda wararerewe i Burundi, ukavuga ngo I was born in Rwanda and raised in Burundi. I was born in Rwanda and raised in Burundi. Cyangwa I was born in Burundi and raised in Rwanda. Urumva ko navukiye i Burundi ndererwa mu Rwanda, navukiye mu Rwanda ndererwa i Burundi, n'ibindi bihugu ko waba bishaka. Ndumva musobanukiwe. Reka dukurikire ku kijyanye n'umuryango. Ese baribaza ese uyu muntu aturuka mu muryango umeze gute? Reka turebere hamwe. Ari byo umuntu avuga, ushobora kuvuga ngo I have mom and dad and I'm from a family of two. No kuvuga ngo iyo uvuze I have mom and dad, mfite mama na papa, ni kiri ku murongo wa gatatu hano, urabibona kiri mu ibara ry'umweru. I have mom and dad. Ukaba wavuga niba wenda muri abana babiri mu muryango, cyangwa muri abantu babiri cyangwa bane, nkatwe turi batandatu, ushobora kuvuga ngo I'm from a family of 6.
mva nturuka mu muryango w'abantu batandatu. Aba ntabwo batuvugaho uvuga I'm from a family of 6 cyangwa ukavuga ngo we are a family of 6, turi umuryango w'abantu batandatu. We ni turi, I ni ndi, nturuka. No we turi umuryango w'abantu batandatu. Cyangwa ukaba wanavuga ngo I'm the only one, I'm the only child. I'm the only child, no kuvuga ngo ndi umwana umwe mu rugo bafite. Ushobora kuvuga ngo I have mom and dad and I'm the only child, no kuvuga ngo uri ikinege, uri ikinege. Yeah. Ubwo rero nabyo ndumva tumaze kubivugaho, ariko nibi bibiri bitangiye ushobora no kuvuga ngo I have a brother, I have a sister. Niba ufite I have a brother, mfite musazo wanjye. I have a sister, mfite mukuru wanjye wenda ni murumuna wawe ni umukobwa. Iyo uvuze ngo I have a sister uba ufite mushiki wanjye, sibyo? Noneho iyo ushaka kwihuriza hamwe wenda bafite bose ushaka kuvuga I have 2 brothers and 2 elder sisters, sibyo? Ubwo ngubwo birumvikanye nabyo. Reka dukomeze. Hari icyo twita hobbies. Hobbies rero ni ibintu umuntu abakunda. No kuvuga ngo iyo tuvuze hobbies tuba tuvuze ikintu umuntu akunda, cyangwa ibintu umuntu akunda. Muri hobbies harimo ibintu bitandukanye, harimo kureba filime, kubyina, kuririmba, koga, gukina umupira, mbese umva ibintu umuntu akunda yishimira gukora mu gihe afite umwanya. Ubwo rero ngiye hano navuze ibintu bine, harimo dancing, singing, watching movie cyangwa I like movies, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa swimming. Dancing ni ukubyina, urabizi nawe hari umunsi tuzabyina nje namwe. Hakazamo na singing nabwo twagenda hallelujah. Singing nyine nabwo ni ukuririmba. Hakazamo na movies. Hari abantu bakunda kureba movies nkanjye bakicara bari concentre ku buryo utabavugisha nta n'ikindi kintu mwavugana. Yeah, nabo iyo abari hobbies yabo. Hakaba hari n'abandi bakunda koga, bikundira ku Gisenyi ku mazi nyine kujya koga nyine. Ndacyabyiga ariko nge ndabikunda, munsi iri imbere nzabereka aho ngejeje. Yeah, ndumva ari ibyo ngibyo. Uno munsi biri muri self presentation, ariko ntabwo twasubika nabanje kubereka abantu ukuntu bipresentinga. Ndakora njyenyine cyangwa ngirane n'umuntu ufasha, mukurikirane murebe ukuntu wakipresentinga, icyo twita self presentation. Ube wakipresentinga ngo urahagaze ugiye kwipresentinga neza, niba wumve ngo ubone nyine urugero, ubone urugero wagenderaho. My name is Mugunga Thierry. I come from Rwanda. I am 20 years old. I have dad and mom, and I am from in a family of 6, and also I like dancing. Thanks. Good afternoon. My name is Divine Shema. I'm coming from Rwanda. That's where I was born and raised. I have 21 years old and I'm coming from a family of 6. I have 4 sisters and 1 brother. I have my mom and dad. And my hobbies, I like watching movies and swimming. Thank you so much. Murakoze cyane. Uno munsi ndabashimiye wowe warebye ino video ukaba unasozanyije nanjye. Congratulations kandi ndakwishimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Kandi nanababwira ngo umukoro w'uyu munsi ni murajya muri comment mwandike wivuge. Imyaka ntabwo ari ngombwa kuyimbwira, wivuge umbwire ese ufite mama na papa, ese uturuka hehe, niba ari urivuga nyine nk'uko aba bantu mwabibonye mu kavideo gatoya bakoze, namwe aba ariko mubikora. Noneho mwandika noneho nunabyandika nunarangiza kwiga uze kujya ahantu wifate wowe ubwawe wige, uvuge ati I'm called kanchaka izina
mu bantu maze kubona kuri YouTube bangurikirana. Nshaka kuvuga I'm called Robert and I'm from Rwanda. Uri kubyumva n'umuntu nzi. Hari n'undi witwa 6 nibagiwe kandi mbabarire. I'm called 6 so and I'm from Rwanda. Hari na benshi cyane. Ndabashimiye cyane. Reka dusubikira aha ngaha. Ubutaha nabwo tuziga ibindi bintu bizabafasha mu buzima. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Bye bye.